Hari mu musesa gisinziriye akangurwa na telefone ye bari bahamagaye. Yabanje kureba uwo ari we asanga ari nimero gusa, yishyira ku ruhande yongera guhumiriza. Mu kanya gato telefone yahise yongera gusona, arebye abona ari ya nimero. Nabwo yakanze ku ruhande ngo idakomeza guhinda, ayirambika hirya irirangiza. Yari yararanye umunaniro mwinshi adashaka kuvuga muri ayo masaha. Telefone yongeye gusona bwa gatatu, agira umujinya atangira kwitonganya avuga ati ariko umuntu ahamagara umuntu kabiri kose atamufata, yibwira ko ubwo umuntu ari kwanga kumwitaba nkana. Yapfuye kumufata ngo yumve uwo ari we, yumva ari umukobwa. Yarihanganye ati mwaramutse neza. Umukobwa yarikirije batarajya kureta amubwira ati Dione ni Neira. Dione n'ibitotsi byinshi ati none se uri Neira wahe? Yavugaga yayura, Neira tumbabarire kubwo kuba nguhamagaye gisinziriye. Gusa byari ngombwa ko nguhamagara kuri aya masaha kuko natekerezaga ko nshobora kuza kuguhamagara wagiye mu kazi ntuyitabe, cyangwa se ku mugoroba ukaza kuba wananiwe. Ariko muri iki gitondo nizeye ko umeze neza. Dione ati ibyo nta kibazo, niba ugiye kumbwira ibyihutirwa. Urinde uri Neira wahehe? Neira ati birumvikana Dio, ushobora kuba utanyibuka kuko hashize imyaka 5, ariko ninkwibwira urahita unyibuka. Dione yamuciye mu ijambo aramubwira ati ariko ijwi ndumva ndi kurimenya. Neira ni wowe? Neira yarishimye avuga se katuranyibutse. Dione ati undi umukobwa nzi witwa Neira ariko ntiyaba ari we. Ndakwibutsa ahubwo umbwira niba nibeshye. Neira ati ni njyewe, ndari mbizi ko urahita unyibuka. Dione ati ariko ijwi ryawe ryahindutsemo ukuntu, nuko nyine kataburamo. Amakuru y'iminsi se? Neira ati meze neza, ndakomeye rwose. Nari ngukumbuye, nari nkumbuye kukumva no kumenya amakuru yawe. Wowe se umeze ute? Dione ati nanjye meze neza. Yarongeye ati ariko reka mbyuke nywa amazi ubanze umbwira amakuru yawe bya nyabyo. Nyuma ya cya gihe twaraburanye, igihe kigeze nongera kuguhamagara ndakubura. Byagenze bite? Nawe ati sha nta kibazo gikomeye cyabayeho, ariko byo wari uhugiye mu byo kwimukira ahandi hantu, wari ukiva mu cya leta uri gutekereza ibya kaminuza, uri gutekereza kutubaza amagana n'amagana, kandi nanjye sinari norohewe. Ariko njye nyine nari nkigutekerezaho kandi niko bizakomeza. Dione yarasetse ati ni byiza kuba ukintekerezaho. Ni rero amubwiye ati nimero yanjye wayibonye rero, wajya umpamagara tukaganira dore tunaherukana kera. Dione nawe ati nta ribi, nari ngiye kubyuka nkanywa amazi nkajya muri mudu tukavugana, ariko niba ugiye kuba ndetse twazasubira. Ubwo reka nongere ndebe ko natora agatotsi. Neira ati twakabaye dukomeje kuvugana ariko nanjye amasaha aramfashe ngiye mu kazi. Gusa nyuma ya saa sita ndaba ndi kuboneka, n'ubu hari uze kumvugisha nkubwire. Yarakopye Dione asigara yibuka ibihe bagiranye. Yibutse uko bigeze kubana mu gipangu kimwe mu gihe cy'icyumweru n'iminsi 2. Agira amatsiko y'ikintu yari bumubwire. Yasevinze akanimero hanyuma agerageje kuryama yumva atari businzire, cyane ko n'amasaha yo kujya mu kazi yari yegereje, ahita yihamagarira umukunzi we Denira. Denira bari bariganye muri kaminuza, basoza bakundana cyane, kandi muri iyo minsi batekerezaga ibyo kubana. Akimuhamagara yumvise yarakaye. Dione amubaza icyabaye. Denira ati ni gute ubyuka uvugira kuri telefone amasaha angahe? Aya masaha yose koko? Nawe ati none se wigeze umpamagara? Umukobwa ati naguhamagaye inshuro 5 zose nsanga uhoze. Ese iyo umpamagaye ndi kuvugana n'undi muntu njye simpita mureka nkakwitaba? Kuki wowe reka agashira amasaha yose? Dione ati sheri mbabarira, nkunda kubyibagirwa ariko reka mpite mbikora nonaha. Umukobwa tukora ibiki? Nawe ati reka mbyemezemo, ndari narakuyemo ko bigaragara mu gihe umuntu ampamagaye ndi kwivugiraho, ariko reka njye muri setting mbihindure, ntabwo bizongera kubaho. Umukobwa ati ikibazo si uko nasanze uhoze, ahubwo ni aya masaha. Ninde mubyuka muvugana amasaha 40? Ese ubona bwo ugiye kumbeshya ko ari mushiki wawe cyangwa ari izindi nshuti zawe zisanzwe? Dione ati ariko nawe wikabya, kuri telefone namaze iminota 12 gusa. Yampamagaye saa 11 n'igice tugeze na 45, nguhamagaye hashize iminota 3 agiye, none ngo navugiye amasaha koko? Denira yarirakaje ati kuki ukomeza kumbeshya sheri, kuki umbeshya koko? Ngo iminota 12 gusa n'ukuntu naguhamagaye kenshi. Dione yamukundaga kubi kandi na Denira byari uko, ntiyari yirakaje kuko atamukundaga. Yamufuhiraga cyane, hahandi yasangaga ahuza umutima ukenda kumeneka, akumva ko ari kumutendeka ari kuvugana n'abandi bakobwa. Ukuntu Dione yari ateye, abakobwa benshi barabimukonderaga. Yari umusore muremure ukuntu bidakabije, atabyibushye cyane kandi ari imibiri yombi. Yari afite umusatsi w'irende, ari umusore wambara akaberwa. We na Denira bari barahuriye muri kaminuza, bose biga mu wa mbere. Kugira ngo bakundane ni Denira wabigizemo uruhare mu rugero runaka. Byatangiye bahurira mu itsinda ryo kujya bakorana imikoro, bakisanga bahuye kenshi. Iyo babaga bari kumwe bari mu itsinda, abakobwa bose babaga bamureba neza, bashaka kumuvugisha no kumwicara iruhande. Yari umuhanga uri gutanga ibitekerezo byose bizima, ku buryo yaburaga mu itsinda nirikore.
Denira rero yatangiye kujya yumva afushye batanakundana, baba bari buhurire mu itsinda akamusaba kuzinduka akaba amusobanurira, abandi bakagira bamaranye umwanya. Kubera ko kwari kumusobanurira gusa, Dion yarabyemeye bakajya bahura bakigana no mu yindi minsi babaga badafite amasomo yo mu ishuri. Nawe yifuzaga kugira amanota meza ku buryo umuntu wamwerekaga ko ashaka ko bigana gusa yamwumvaga vuba. Kugira ngo Denira amwigarurire, iyo babaga bari buhure yamuzaniraga akantu gaciriritse. Bwa mbere yamuzaniye bombo, biga bazinyunya, Dion biramushimisha. Denira abonye ko bimunyuze afatiraho. Ku munsi wa kabiri bwo yazanye udushikarete biga baduhekenya, ku wa gatatu azana biswi babanza kuzirya mbere y'uko biga. Byatumye Dion yumva ko yitaweho, ko hari Denira umutekerezaho kandi umwitaho. Ntibyarangiriye aho, no mu ishuri Denira yarazaga akamuha udushikarete nka 5 cyangwa utubombo nka 2 agahita ajya kwicarira mu ntebe ye. Iyo babaga bicaranye bwo yazanaga agashashi ka biswi bakagenda baryaho kamwe kamwe. Dion yatangiye kumva hari basa nk'abafitanye isano. Yabonye ko Denira ari umwana mwiza wamutekerezagaho, aho kumera nk'abandi bakobwa bamwerekaga ko bamwishimiye ari uko bahuye gusa cyangwa bafite ikindi kintu bamukeneyeho. Iyo babaga bagiye kwiga yabaga bizi neza ko hari akantu yamuzaniye. Bakomeje kujya bahura kenshi ugereranyije n'abandi banyeshuri. Denira ageze amusaba ko bazatemberana umunsi umwe bakamenya uwo mujyi bari baragiye kwigamo, kuko bose bari baraturutse mu byaro ari bashya muri wo. Bari baravuye mu byaro by'aho bigiye amashuri yo muri segonderi. Bagiye babona ahantu batazi bakomeza gutembera bagera kure. Ibyo bintu bishimisha Dion cyane. Bageze aho batangira kujya bavugana kuri telefone, bibera inshuti zikomeye, ariko bakomeza no gusobanurirana. Gusa iyo babaga bagiye ku ishuri, hari abakobwa babaga bashaka kuganira nawe, cyane cyane mu gihe babaga bafite isomo rikomeye bashaka ko nibabaha ibyo gukora yaza kubakopeza. Igihe cyaje kugera, we na Denira batangira kujya bandikirana bitana sheri n'utundi tugambo tw'urukundo, bisanga bari kwandikirana cyane kurusha uko byahoze, basezeranaho buri wese akarenzaho udutima. Amarangamutima yakomeje kuzamuka, bagera ubu bisanga bari kubwirana ibyababaje n'ibyabashimishije, bagahumurizanya, bakagirana inama kandi bakabitsanya amabanga. Byarakomeje barangiza kuvugana kuri telefoni cyangwa basoje kwandikirana kuri WhatsApp, mu gusezeranaho umwe akabwira undi ko amukunda, n'undi ati nanjye ndagukunda cyane. Nubwo Denira ari we wari warabishyizemo imbaraga nyinshi mu mizo ya mbere, bisanze bari gukundana bikomeye ntawe wigeze asaba undi urukundo, bagera aho babyerura. Ariko nanone abakobwa biganaga ndetse n'abandi bajyaga bamwihamagaza kenshi, rimwe na rimwe bakamusaba ko bahura bakiganirira. Hari ubwo Dion yumvaga nta birenze, akagenda bakaba baganira koko bakanatemberana. Iyo Denira yabimenyaga yarababaraga cyane, yakwigereranya n'abakobwa babaga bamuhamagaye akabona bamurusha ubwiza bikamutera gufuha. Byatumaga akora uko ashoboye kose ngo yigarurire Dion, buri gihe bazajya baba bari kumwe kugira ngo aburire abandi bakobwa umwanya. Ntiyapfaga kwizera neza ko azamugumana, ko Dion azakomeza kumukunda wenyine kubera ko yabonaga ari benshi baba bamushaka. Byaje gukomera basoje kwiga, agahita yibonera akazi keza ko kuba manager wa company yakoreshaga abakozi benshi, bakamuha n'imodoka yo kwitwaramo. Denira aribazaga ati niba baramukunze nta kazi karenze afite, ubu noneho ko agafite akagira n'imodoka ntibamukunda kurushaho, ndebye nabi bamuntwara. Ibyo byarumvikanaga kandi noneho Dion yaratangiye guhura n'abantu bakomeye. Nk'ibisanzwe iyo umuntu ari kuzamuka mu iterambere agenda amenyana n'abantu bateye imbere. Dion nawe yahuraga n'abakobwa benshi bakoranaga n'iyo company, bari bafite amafaranga, ari abakire cyane, bafite akazi keza kandi ntihaburagamo bamwereka ko bamwishimiye. Denira yifuzaga ko amukunda wenyine. Ibyo byatumaga buri gihe ahangayika, ntiyizere neza ko yari kuvugira kuri telefone bari kuvugana n'abantu basanzwe, ahubwo agakeka ko hari undi mukobwa uri kumutwarira umusheri. Muri icyo gitondo Denira yaramubwiye ati niba kuko utambeshya, niba kuko nkunda, mbwira uwo mwavuganaga. Dion ati sheri, reka mbanze gusubiremo ko ngukunda, ntuzongere kubishidikanyaho, urabizi ko ibyo nkora byose mbikora ngutekerezaho. Ibaze ko nguhamagaye ntanazi ko wambuze. Umuntu wari umpamagaye ni umukobwa twari tumaze imyaka nk'itanu tutavugana, ahubwo ubu wasanga yarashatse yaranabyaye, kuko duherukana ndi gukora icya leta. Arampamagaye ngo yumve ko nimero yanjye ikiriho, ayisangaho turavugana, nta birenze rero. Denira akaguhamagara muri iki gitondo se? Dion aramubwira ati yamamagaye muri aya masaha kuko yibwiraga ko nyuma yaho ndaba ndi mu kazi. None se sheri, urumva koko birenze? Denira yarirohokije aramubwira ati sheri, ntundakarire, urabizi ko ngukunda, gusa byari bintangaje ukuntu waba uhamagarwa muri iki gitondo gutya pe. Ubwo nyine numvaga ko uwo muntu musanzwe muvugana cyane, nari mfoshye. Dion ati ntugafuye bigezaho, ndagukunda cyane, sinjye ndota kugutendeka, nitunabana sinzigera nguca inyuma, ibyo ngibyo ugomba kubimenya. Uribuka ukuntu tukiga wanyitagaho, ibyo wankoreye simbaha agaciro gake, jya unyizera, niyo haba iki sinakureka. Nawe ati ndabizi ko utabikora sheri, mba ngusaza nyine ngo tubone ibyo tuvugana. Barasetse. Dion ati none se waramutse ute? Uzi ko uje umpangayikisha gusa utaranamenya uko naramutse?
Denira ati yo sheri waramutse neza, nawe ati yego meze neza, naraye inkurota nuko kubw'amahirwe make mpamagarwa n'uwo mukobwa. Denira ati niba utabeshye warose iki? Nawe ati narose tugiye gusezerana ufite umwana mukuru w'imyaka nk'ibiri, ngo wari wambaye agatimba turi imbere y'uwari ugiye kudusezeranya, umwana aza kukureba arira ashaka kumuha ibere, ubanza kurimuha, abandi bari baje gusezerana baradutanga, twe dusezerana nyuma y'abandi. Denira yarasetse ati ni inzozi koko, ubwo se twazageraho kubyara umwana akagira imyaka 2 tutarabana tutarasezerana? Dione nawe ati wikugora umuha imyaka 2, nta nubwo twabana utabanje kwambara agatimba, ndabizi tuzabana utaranatwara inda. Denira ati nicyo ngukundira sheri, izo nzozi zo zihorere, buriya nuko zivangavanze, warose ibizabaho mu minsi iri imbere kuko tuzasezerana nyuma tubyare, ariko nanone ntabwo tuzabyara mbere yuko dusezerana, kandi nanjye mbirota buri munsi ndota twabanye. Bakomeje kuganira nk'abakundana. Dione agiye kumusezera mwibutsa ko amukunda, arabyuka ajya mu kazi. Mu masaha ya saa sita yibutse guhamagara Neyira ngo baganire. Neyira yaramwitabye atuje cyane, aramubwira turakoze kumpamagara Dione, sinari nzi ko uri bubikore. Dione ati kuguhamagara se urumva bigoye? Nari ngiye mu karuhuko ka saa sita kandi ndumva ntari bugasubiremo nyuma yaho, twivuganira umbwire amakuru yawe. Neyira yarishimye aramubaza ati aho dutandukaniye wigeze untekerezaho basi? Dione ati kubera ko nyine hari ikintu cya danje cyari cyarabaye hagati yanjye nawe, ntabwo nahise nkwibagirwa, ariko nyine nagiye gutekerezaho gake gake bigeraho bisa nkaho birangiye. Hari igihe nagutekerezagaho ariko si cyane, ahubwo se ubu nturashaka umugabo? Neyira ati habe, nakabaye naramushatse ariko byasabye ko ngutegereza mpaka. Dione yaramusetse ati winsetsa rwose, uzi ko ubu mfite umukunzi mwana, kandi binjemo nahita mubwira tugakora ubukwe, none ngo wari untegereje? Reka kunsetsa unyibwire niba warashatse umugabo, ahubwo nizere ko ufite n'abana. Neyira ati nibyo koko ndi umubyeyi Dione, nta wundi mugabo nari gushaka ntaravugana na se w'umwana ngo numve niba yarigeze ankunda ku buryo twabana tukarera umwana wacu. Dione ati wawu waranabyaye? Erega nabikekaga, none se umugabo wawe akubwira ngo iki, wabyariye iwanyu burya? Neyira yikije umutima ati nabyariye mu rugo Dione, ariko wikigira nkaho utari kumva icyo nkubwira. Dione ati ntabyo nigize mwana, ahubwo ndibaza ukuntu mama wawe yakurebeye izuba akemera kutwita ikagira ubwo ivuka, ndumva rwose wari umubyeyi ubanje guhoreka. Neyira ati yari kubigenza gute se nyine ko atari kumenya igihe nayitwariye? Nari nzi icyo ndi kurwanira, uko byari kugenda kose, uko ari kundwanya kose ntacyo byari kuntwara, kandi nzi ko bizageraho bikarangira neza. Gusa wibijyana kure, nari ngutegereje ngo ubanze kumpa umwanzuro wawe, umwana arahari nanjye ndacyagutegereje, asigaye nahawe. Dione ati ariko Neyira, ari nkaho umuntu akakubwira nk'ibyo uri kumbwira wabyumva? Neyira ati Dione umwana niwe twamubyaranye, ubu yamaze gukura afite imyaka 4. Dione ati none se njye nawe twarabyaranye? Neyira aramubwira ati none wibwiraga ko ari iki cyatumye mbika nimero yawe imyaka yose? Nakabaye narayisibye kuko tutavuganaga, nakubwiraga ko ngutekerezaho buri munsi ukumva mbiterwa n'iki? Dione cyagiye umaze kugenda nisanze narasamye, nuko nanze kukongerera ibibazo, naho ubundi wanteye inda. Ikindi nashatse kuyikuramo nakubajije nsanga naba nkoze icyaha, naremeye ndwana n'ababyeyi banjye karahava, turashwana yewe bananyirukana mu rugo, bituma ntabasha kwiga ngo nsoza yisumbuye. Iwacu nahagarutse umwana amaze kugira imyaka 2, babuze uko bagira baranyakira. Ubu umwana arahari, yarakuze ameze neza. Dione ati ariko simbyumva, ni gute nabona araguteye inda ukabimbwira hashize imyaka 5, umwana yararengeje imyaka 4? Inda wayimenye igifite ukwezi kumwe, wakabaye warabimbwiye, wari ufite telefone nanjye nyifite, kujya utabimbwiye? Uwo mwana se nabwirwa n'iki ko ari uwanjye, cyangwa ushaka kumva ibimvamo? Neyira aramubwira ati umwana afite imyaka 4, nabikubwiye, wikomeza kubitekerezaho, niba utabyemera birabaye. Nashakaga kubikumenyesha ngo numve icyo ubitekerezaho, ariko niba ntacyo bikubwiye reka nkureke, sinzongera kuguhamagara na rimwe, kandi umenye ko bihagije kuba nabikumenyesheje. Ntuzongera kumbona kuri iyi nimero, mfite indi nsanzwe nkoresha, iyi nibwo nari nkiyigura, ndayikora ku murongo, humura ndakureka, imyaka mureze niyo myinshi. Yahise amukupa. Dione asigara abitekerezaho, yibaza niba koko yaba yaramuteye inda, umutima umwe ukabimwemeza ariko undi ukamutegeka guhakana, kuko atiyumvisha ukuntu umukobwa yatwara inda ntabibwire umusore, akarindira ko hashira imyaka 5. Yafashe nk'iminota 30 atekereza, yongera guhamagara Neyira. Yahamagaye nimero ye ngo yumve ko icamo, kuko asanga itakiriho. Kubw'amahirwe yabonye yari yamwandikiye ati turacyatuye aho twari dutuye, ndacyabana n'ababyeyi banjye na murumuna wanjye umwe, undi yarashatse. Ukimara kugenda nasanze narasamye, ntekereje ku byo wari warambwiye, nanga kukongerera ibibazo. Ndabizi neza ko nabigizemo uruhare nka 90% kugira ngo turyamane, ndabizirikana ko utabishakaga, kandi twamaze no kubikora urahangayika, wibaza niba nta sida cyangwa izindi ngaruka nzaguteza. Nanjye naguhumurije kuko nari nzi neza imbaraga nakoresheje ngo bibe. Ndabizi nakugushije mu cyaha, namenye ko ntwite bihurirana no kuba mwari mwarimutse.
gusa ntiwibagize ko hari igihe wamaze telefone yawe idacamo, kandi nubwo nari nkibimenye iwacu bahise bandwanya banyakana telefone yanjye banyirukana mu rugo. Kubw'amahirwe mbona akazi k'ubuyaye. Yashyizeho utudomo 3 arenza ati nushaka kubona umwana wawe uzaze umurebe. Buri muntu aba afite uburenganzira bwo kumenya umwana we, byashoboka akamwitaho, nawe ubwo burenganzira urabufite. Mbikubwiye kubw'iyo mpamvu. Njye nakoze ikosa kuko nari naragukunze nkogusha mu cyaha, ariko sinifuza ko ingaruka zacyo zakwicira ahazaza. Nshoboye kumwirerera, niba utabyemera nta kundi nzakomeza nirwarize. Dion yumvise umusatsi umuvuye ku mutwe, amagara nimero ya Neyira ntiyacamo, akomeza guhamagara. Bageze aho bamubwira ko iyo nimero yakuwe ku murongo. Neyira yaramaze kuyisiba byarangiye, ntabwo yari kongera kubaho na rimwe. Umuntu wenyine yarayimagaje yari Dion, ngo amenye ko babyaranye umwana n'ababishoboye abane nawe bamwirerere. Yabitekerejeho yibaza ku kuntu Neyira adashaka kumuhatira kumwemera, aribwira ati wasanga ari kuvuga ukuri, ariko nta kintu na kimwe cyantandukanye na Denira. Narabimusezeranyije kandi njye sinzigera na rimwe nica isezerano nihaye. Uriya mukobwa yarankunze, ni mwiza, anyitaho, sinzi aho nahera mukatira. Kugira ngo yibagize ibya Neyira yaramwihamagariye babaganira. We na Denira bombi barakundanaga cyane ku buryo nta n'umwe wabaga ashaka gukupa. Dion yaramubajije ati ariko sheri, nk'ubusanzwe narabyaye nk'umwana ahandi hantu, wakomeza kunkunda? Denira turamufite se mbimenye? Dion ati naba mufite se ukabiyoberwa, nzi ko ntacyo ntakubwiye mu binyerekeye, ahubwo umbwira biramutse bimbayeho wenda nkaba narakubeshye ko ntawe mfite kandi ahari, noneho nkabikubwira umunsi tumaze imyaka 4 dukundana, wabyakira ute? Denira ati sha biragoye ko twakomezanya, kuko nyine uwo mwana waba waramubyaranye na nyina umukunze, keretse nyina yarashatse undi mugabo, uwo mwana nawe akaba afite nk'imyaka iri hejuru y'ibiri. Naho nyina kimuheka ukenera guhura n'umwana ukabanza guhura na nyina amuzanye, nashaka uko nkwikuramo. Dion ati ntabwo usa umuntu yakwisanga yaryamanye n'umuntu adakunda. Denira ati none se nkubwiye ko mvuye kuguca inyuma nona ko naryamanye n'undi musore, wakomeza kunkunda? Nawe ati sinakomeza kugukunda, nababara kuko nyine wawanciye inyuma kuri uwo muntu kuko ari we wakunze. Denira ati ye si ibyo ngibyo se, ariko urabizi njye byaterwa. Uwo mwana waramubyaye imbere yuko tumenyana, nakomeza kugukunda, ariko ari nyuma yaho ubwo waba waranciye inyuma kandi sinakwizera ko utakibikora. Icyatuma ariko noneho nkureka, nakwibaza ni niba warateye umuntu inda ukamureka, aho njye bimbayeho ukayintera twamarana kangahe, nanjye ntiwandeka? Dion ati ubwo bivuze ko mfite akana ahantu wandeka? Denira atariko iki kiganiro kije gite, utabishye ibintu ni gusa? Dion yikije umutima aramubwira ati si gusa, ibimbayeho ntiwabyumva. Denira ati sheri nsobanurira neza, bigenze bite? Nawe ati wa muntu wamamagaye mu gitondo, nakubwiye ko ari umukobwa duherukana mu myaka 5 ishize. Mu kanya gato gashize yambwiye ko namuteye inda kandi ko umwana afite imyaka 4. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ntiyigeze ambwira ko atwite, ntiyigeze ambwira ko yabyaye, kandi yari afite nimero yanjye. Ariko abonye yashize imyaka 5, umwana afite imyaka irenga 4, abona kumbwira ko twabyaranye. Denira turakomeje se cyangwa ni bya bikabyo byawe? Nawe ati ndahangayitse sheri, nta bikabyo bihari, ahubwo mfashe ungira inama umbwira icyo gukora. Kandi nabonye umukobwa ari seriyeze kuko yahise akuraho na nimero ngo nzajye kureba umwana cyangwa ndorere. Umukobwa atari kahari uri kubivuga ikintu ukagira ngo biroroshye, none se byagenze bite? Nawe ati nta kintu na kimwe nagwishe sheri, ni ukuri kandi sindi gukina. Reka nkubwire byose uko byagenze, ungire inama y'icyo gukora, uzaho biva naho bijya. Denira amuteze amatwi, umusore aramubwira ati twendaga kwimuka ngo tuve aho twabaga. Mushiki wanjye n'umugabo we bashakaga kujya mu yindi ntara, ariko bagombaga gutegereza ngabanza gukora icya leta kugira ngo twimukane. Ni icya leta gisoza mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Ahantu najyaga kwiga nagendaga isaha n'igice n'amaguru. Mu cya leta mushiki wanjye yansabye ko nashaka undi munyeshuri tugakodesha hafi y'ishuri, kuko izo ngendo yatekerezaga ko zashoboraga gutuma ntsindwa. Nabiganirijeho umuhungu twiganaga wari inshuti yanjye yakadasohoka, iwabo baramwemereye kumwishyurira ngo azajye kuba mu macumbi y'ikigo, musaba ko twakwibanira hanze arabyemera. Twagombaga kugenda buri minsi 3 kugira ngo icya leta gitangire tube twitegura. Mu gushakisha inzu twanyuze ku mukobwa wari wicaye ku nzira yunamye muri telefone, tumubaza niba twabona inzu yo kuba mu minsi 10. Aratwitegereza aratubwira ati nimuze njye kubabariza mu rugo. Bari bamaze icyumweru bahimukiye, barahaguze inzu yari ituwemo n'abandi bantu nabo bari barimutse. Uwo mukobwa yatujyanye iwabo, nyina aratubwira ati niba araho mushaka kwibera icyumweru kimwe nimuhibere ku buntu rwose, icya leta nikirangira muzagende. Baduhaye igikoni batari bari gukoresha muri iyo minsi, dushyiramo matera n'utundi dukoresho. Wa muhungu se yaje kumenya ko yamuhaye amafaranga yo kuba ku ishuri, wagashaka kubana nanjye muri ghetto ngo tujye turara twigana, aramurakarira cyane, aza kuhamukura ikizamini kitaratangira buri minsi 2 yose. Mbese twararanye ijoro rimwe gusa. Nguko uko nisanze mpasigaye njyenyine. Gusa yatwaye na materiel yarazanye ngo tujye tuyiraraho, aho nabaga bangirira imwe kuko nari ngiye gusigariraho. Uwo mugore yarandebye arambwira ati hano mafite akamatera gatoya, sindi niba utabyemera nkakagutiza.
Narabyemeye sinari kubyanga, bantiza n'amashuka. Muri uwo mugoroba nafatishije imbabura ntangira guteka, wa mukobwa aza kurahura ku makare yanjye bituma tuganira kuko yatekeraga hanze nanjye ndi hanze. Byamaze gushya njya mu nzu nkingaho ndiyigera, we yasigaye atetse, ariko wumve ko twari twaraje buri minsi ngo icya leta gitangire. Ku munsi wa gatatu tuhageze buracya njya mu cya leta, iwabo wa mukobwa barampamagaye barambwira ngo bagiye kunsengera nzatsinde. Uwo mugoroba nariyeyo sinigeze nteka. Mu gitondo narabyutse nsanga bantekeye igikoma bampa n'umugati. Mama we yarambwiye ati njye nzinduka njya mu kazi, umukobwa wanjye nawe arangije mu wa gatanu, ejo bundi nawe azaba ari mu wa gatandatu segonderi kandi azakora icya leta, azaba akeneye abantu bamwitaho bakamuba hafi. Ubwo rero ajya abyuka gutekera igikoma ujye mu kizamini umeze neza, na saa sita ujye uza kurya ntuzigore uteka, no ku mugoroba rwose ujye uza usangire natwe, nta kigoranye kuko uri umuntu umwe. Narabyishimiye cyane kuko bari banyorohereje. Nuko byagenze, ku mugoroba basoza guteka bakanzanira ibyo kurya aho nabaga muri ako gakoni, mama w'uwo mukobwa akanganirizaho gake akigendera, ngasigara mu masomo. Mu gitondo ngasanga igikoma cyahiye nkarya n'umugati nkajya mu kizamini. Nakoze icya leta ku munsi wa kane buri buke ari muri weekend. Icyo gihe numvaga nshaka kwiryamira nkaruhuka sinige, kubera ko mama w'uwo mukobwa yataga saa 11, abandi bakobwa babiri bato baragumye kwa nyirakuru, se n'abatarahimukira kera aho babaga ategereje kuzazana n'abo bana bandi. Natashye nishimye numva ko natsinze, nza nsakuza ntineyira, noneho uyu munsi nakoze nishimye, byari byoroshye byahatari. Nanamubwiye ko ngiye kwiryamira nkaruhuka, ariko mbere yo kuba najya kuryama yarambwiye ati waje se tukaba twiganirira ntaza kugira irungu. Mama yambwiye ko uyu munsi ari butinde, ashobora kuza kuhagera nka saa 3, none haracyari saa 11. Naremeye tuba tuganira, ambwira ibyo wabo byose, ngeze aho nanjye mubwira ubuzima nakuriyemo, uko nabayeho n'intego nari mfite. Saa 3 zageze tukiganira, mama we yaraje asanga turi kurya, ambaza amakuru ndamubwira, mpita nigira kuryama. Nari ntagiye kubikundira kuko bari baramfashe nk'ugize umuryango wabo. Muri iyo weekend naho twakomeje kujya tuganira. Ikizamini cyari kurangira ari ku wa kabiri, kandi ku wa kane njye, mushiki wanjye, umugabo we n'abana babo twagombaga guhita twimuka tukajya mu yindi ntara. Navuye mu cya leta, mama w'uwo mukobwa ntiyari adahari kuko hari hakiri kare. Natashye naniwe numva nshaka kwiryamira aho guhita ntaha mu rugo nkaza gutaha mu gitondo, ariko naryamye ntakinze, kumwe ukinga urugi rurimo serire ntushyiremo urufunguzo. Uwo mukobwa ntiyari yaraje afunguye biremera, asanga naryamye ahita anyicara iruhande, ambwira ukuntu azasigarana irungu. Yandebanaga impuhwe, yatangira kunyikoreshaho, bigera ubwo kwifata twembi bitunanira. Icyakurikiyeho uracyumva. Nyuma yaho nagize ubwoba bwinshi, ntekereza ko hari ukuntu wenda yaba anyanduje nk'indwara runaka, ampumuriza ambwira ko nta kibi kizambaho. Mu gitondo mbere y'uko naha nabashimiye mbikuye ku mutima kuko bari baramfashije batanze. Umukobwa nanamusigiye akanimero nakoreshaga, ndamubwira naka kanimero uzakampamagaraho nka nyuma y'icyumweru nzaba naraguze telefone. Nyuma yaho nibwo nitahiye nagera mu rugo tukimuka. Nageze yampamagara rimwe, yongera kumpamagara hashize iminsi 2. Kuva icyo gihe ntitwigeze twongera kuvugana. Ni rimwe namuhamagaye nimero ye nticemo, nkanayisiba kuko numvaga n'ahandi tuzahurira. Kubera kandi twari mukiye kandi tutagiraga umuriro, inshuro nyinshi sinabaga ndi ku murongo. Twari mukiye kure, sinari kuzapfa gusubira muri quartier twari twaravuyemo ngo wenda najya gusura Neira. Ikindi sinari kuzakomeza gutunga nimero itaracagamo. Uyu munsi rero nibwo ngiye kumpamagara hashize imyaka 5, none nasoje kwiga kaminuza ndi mu kazi nifitiye n'umukunzi. Akambwira ko icyo gihe namuteye inda kandi ko umwana afite imyaka 4. Ngashaka ko umwana mwemera, nabishaka nkabana nawe tukamurerana. Ngaho ngira inama. Denira yarasetse aramubwira ati umukobwa se urahora mukunze. Dion ati suko mukunda birenze, nuko nyine yabaga nyitayeho, mba mu gipangu cyabo kandi bamfasha. Ubwo se mbyita urukundo. Gusa kubera icyo kintu cyabaye hagati yacu, navuga ko urukundo rwari rutangiye kuza. Denira ati nyuma akomeje kumutekerezaho, nawe ati mu minsi ya mbere byarabaye, ariko kuko nari nzi ko nta handi tuzahurira, nabyikuyemo bimvamo vuba. Umukobwa ati ubusa kiguhamagara wiyumvise ute? Nawe ati numvaga ari ibisanzwe nkuko navugana n'umutipe tutaherukanaga. Ikibazo nuko anyejeje mu bwonko ambwira ko twabyaranye. Denira agize ikiniga aramubwira ati kuki utabimbwiye sheri? Nawe ati ubwo surarize, nari nzi kuri kungira inama ariyo mpamvu uri kumbaza ibyo bibazo byose, none kurize. Nawe ati mbwiza ukuri kutamukunda. Dion ati simukunda, sinigeze mukunda. Denira ati none se uwo mwana uzamwemera? Dion ati ngaho nyumvira kandi ndi kukugisha inama ukambaza icyo gukora, nzamwemera se n'uwanjye, ariko niba ubishaka uzaze tujye kumureba turebe uwo mwana niba hari koko, tujye gukoresha ibizamini turebe ko ari uwanjye, kuko kuryamana nawe ibyo byarabaye kandi ntabwo twikingiye. Ubwo ibindi njye nawe tuzabimenya nyuma yaho twamaze kumenya niba avuga ukuri. Denira yarabyemeye, bapanga umunsi wo kuzajya kureba Neira iwabo. Dion ntiyajyaga atega moto kuko yari afite imodoka y'akazi yagendagamo. We na Denira bagiye batabanje guhamagara Neira, cyane ko telefoni yari yarayikuyeho bajya kumureba iwabo. Bagize barakomanga iwabo barabakingurira. Bakinjira se wa Neira ahise amwibwira, aravuga ati ni wowe pe, urasa n'umuhungu wawe 100%.
Mama wa Neyira nawe yaramurebye arishima ariko anababara, aramubwira ati Diyo, ndabizi wari umwana mwiza cyane, uri umwana w'umuhanga, wanateye imbere, ndabona waraguze imodoka, none uzanye n'undi mugore koko, n'imyaka umukobwa wanjye n'umwana we bagutegereje. Yaramuhobeye. Denira nawe akomeza gutungurwa nuko bari babakiriye bababwira. Murumuna wa Neyira wari aho hanze nawe yaraje arabasuhuza bishimiye cyane, aramubwira ati Diyo, ni wowe? Nari mbizeraga ko uzaza. Neyira nawe yumvise baje asohokana n'umuhungu we, bahagarara mu muryango. Denira akibona umwana wa Neyira umujinya warazamutse, atungurwa n'ukuntu yasaga na Diyo 100%. Yarababaye ahita asubira inyuma, agenda arakaye cyane. Diyo yaramukurikiye ngo amugarure, ariko Denira agenda yihuta, amagara umumotari aragenda. Diyo yabuze icyo gukora, ahitamo kugaruka mu rugo, abanza guhobera akana ke. Ako kana bari barise Tom, kamuhobaye kamubwira ngo papa, kuki watinze kuza kundeba? Diyo yagize isoni, ariko abeshya ngo nahoraga mbaza mama wawe niba umeze neza, niba wariye, niba waryamye, ahubwo kuki utabazaga mama wawe niba papa wameze neza? Iwabo bari bari kubitegereza cyane bamwenyura. Diyo nahobera Neyira amaze kuvugana n'akana ke. Ibyo guhakana ko umwana ari uwe byari byahise bigenda kubera ukuntu basaga nk'intoryi cyangwa intobo. Neyira nawe yari yarabaye mwiza cyane kurusha uko yasaga mbere. Barahoberanye, Neyira amugundira amuhobera cyane, agira ikiniga aramubwira ati Diyo, sinari nzi ko uzaza, none se uriya mukobwa ko ahise asubirayo? Diyo naturiya n'umukunzi wanjye. Namubwiye ukuntu umukobwa yampamagaye nyuma y'imyaka 5 duhuye, akambwira ko twabyaranye umwana, mubwira ko ari ugushaka kunjagaraza, anyemerera ko tuzana kumureba, byaba ngombwa tukajya gukoresha ibizamini bya DNA. None abonye umwana ahita agenda. Iwabo wa Neyira babasabye kujya mu nzu bakaganira bicaye, baba binjiye abandi basigara hanze. Bakigera mu nzu, telefone ya Diyo yarahinze, arebye abona ari Denira umwandikiye. Yabanje gucishamo amaso, abonye ibyo amwandikiye abwira Neyira ati umva ukuntu yanditse ahubwo. Neyira ati yanditse ngo iki? Nawe ataranditse ngo Diyo, sinkeneye kukumva wisobanura nubwo haba mu ijambo rimwe gusa. Uwo mwana musa 100%. Sinangombwa kujya gukoresha ibizamini bya DNA. Umwana murasa pe. Umutima wanjye wari guturika iyo maguma, ndi kureba nyina mwiza kuriya avuga ko akigukunda. Nababajwe n'ukuntu wakwakiriye nkaho wajyaga kwa nyoko bukwe koko. Sinshaka kukubangamira, gusa warakoze kumbabaza, warambeshye wari usanzwe uhaza. Mbise nibuka za nzozi warose, ahubwo nibyo washakaga kumbwira ngo umenye ko ufite umwana kandi kuzabana na nyina. Harya ngo warose tugiye gusezerana mfite umwana mukuru w'imyaka nk'ibiri, ngo nari nambaye agatimba turi imbere wari ugiye kudusezeranya, umwana azarira ashaka kumuha ibere, nuko mbanza kurimuha, abandi bari baje gusezerana baradutanga. Ni gute byaba bihora se n'ibyo uwo mwana wawe wabyaye? Washakaga kumbwira ko uzabana na nyina, ariko uyu munsi ndabisobanukiwe. Urambabaje, sinzi kagendo nzagakira. Gusa urakoze unyiretse utarantera inda nanjye. Wasanga abakobwa bayiteye ukabihakana ari bo benshi. Denira ntiyarakize na gake ibyo Diyo yaramusobanuriye, ahubwo abifashe nkaho yamubeshyaga ibihe byose, akamuhisha ko afite umwana, akamubwira ko aribwo bimenye kandi yarasanzwe abizi, iyo wasanzwe anahura na Neyira kandi akajya n'iwabo. Yaribazaga ati nigute yabahura n'umukobwa mwiza nako umugore mwiza kuriya bagatahira aho ngaho nta kintu kibaye kandi barabyaranye. Yatashye arira, ageze mu rugo araryama akomeza kurira. Neyira yari afite abasore bamwirukaga inyuma, bamwe bakemera ko bakwiyandikishaho n'umwana ariko akemera ko babana. Yarabangaga kuko yarategereje kuvugana na Diyo ngo abanze gufata umwanzuro. Diyo yahise amubaza mbere na mbere ati kuki utambwiye ko twabyaranye umwana mwiza gutya hakiri kare? Wenda nari kumugurira n'agakabutura. Ubundi se kuki utambwiye ko wasamye? Hari igihe nari kwemera ko umwana azavuka nkamwiyandikishaho, nari kugufasha rwose. Neyira ati Diyo, uribuka ibintu wambwiye? Diyo ati bihe? Ubundi bwa mbere baganira buri wese akabwira mugenzi w'ubuzima bwe. Diyo yamubwiye ukuntu se na nyina bapfuye kera gifite imyaka 6, agasigarana na mushiki we wari ufite imyaka 15. Abandi bo hagati 3 nabo bari barapfuye. Mushiki we yanze ko bajya kurererwa ahandi, agumana nawe iwabo. Icyakora nyirakuru wari utuye hafi yabo yabitagaho, ariko ntibarariwe bakarara mu nzu zabo. Igihe cyarageze mushiki wagize imyaka 21 arashaka, Diyo akiri ku myaka 12. Umugabo wa mushiki wa Diyo wari ufite imyaka 34 yemeye ko Diyo azaba akamwirerera. Nuko yahakuriye, nyirakuru nawe akaza gupfa nyuma yaho. Diyo yakoze abana n'umugabo wa mushiki we utaragiraga imikino na mike. Byamusabaga kwitwararika cyane. Yize atakugeza arangije segonderi kandi yifuzaga kuzatera imbere, akareba uko nawe yakubaka ubuzima bwe abikesha kwiga neza. Igihe yari mu cya leta yabibwiye Neyira. Neyira yumva umusore afite intego zikomeye zamusabaga kutajagarara ajya muri byinshi. Yari mu buzima butamworoheye, bwamusabaga no kwitwara neza ngo batamwirukana kwa mushiki we, kandi n'ahandi yari kwerekeza iyo bamwirukana. Neyira yamaze kubimwibutsa, aramubwira ati yashize ukwezi nasanze narasamye, naraguhamagaye nimero ntiyacamo, mbigerageza iminsi myinshi ariko bimeze. Nanjye nibutse kandi njye wagusanze mu cyumba, kandi njye wagukoresheje icyaha, nemera kwirwariza nkirengera ingaruka zacyo. N'ubundi yicamo nkabikubwira, ntacyo wari kumfasha kiriya gihe, nari nzi neza ko utorohewe. Wari guhangayika, wagerageza kumfasha ibyo kuziga kaminuza ukabivamo, ukaba wakwangiza inzozi zawe.
Mu rugo bakimenya ko ntwite nabo baranyirukanye njya mu buyaya, byatumye ntiga ngo ndangize segonderi. Buriya mu wa gatanu niho narangirije, mu wa gatandatu sinigeze nkandagiramo na rimwe kuko nari naravuye mu rugo. Umwana agize imyaka 2 naragarutse mbabwiza ukuri, mbabwira uko nayitwaye, mama ageze harabyumva na papa yanga ko nkomeza kuba mu buyaya ahantu hatandukanye mfite n'umwana. Baranyakiriye yewe turaniyunga. Kugeza ubu umwana wanjye bamwitaho kandi nanjye mbasha kubona ibyo gukora nkamuha icyo ashaka cyose. Umutima wanjye wakomezaga kumbwira ko nkwiriye kugira icyo nkora, ngakubwira ko nabyaranye nawe, waba ushaka kugira icyo ukora ukagikora. Dione yarababaye aramubwira ati uri gupfa kubimbwira, urantangaje n'ubwa mbere numvise umukobwa utekereza nkawe. Icyakora iyo ubimbwira koko ugatuma no kwa mushiki wanjye babimenya byari kunyangiza cyane. Birashoboka ko bari kunyirukana ngo nabaye umugabo bikarushaho kuba bibi cyane, kandi ikibazo bari kumenya ko niguteye naraje mu kizamini noneho bakanyanga. Bruce nabonye ari gupfa ubusa, sinige kaminuza, ubu simba ndi manager wenda, ariko wasanga hari ubundi buryo byari kugendamo, wenda bikaba byari kuba byiza nabwo iyo ubimbwira kuko Imana igira inzira nyinshi. Neyira yamusabye imbabazi kubwo kuba atarabimubwiye mbere, aramubaza ati none se urajya gukoresha ibizamini cyangwa ise wemera ko umwana ari uwawe? Nawe ati uyu mwana ni uwanjye, ndi kubona wagira ngo ni fotokopi, si ngombwa ko njyayo, ariko nkubwiye icyo gukora none naba nkubeshya. Nawe wabonye ko nazanye n'umukunzi wanjye, ibyo kuba nahakana umwana byo ntabirimo. Reka mbanze mpamagare Denira nawe wumva ndafata umwanzuro nyuma. Yaramuhamagaye, Denira aramwitaba yarakaye cyane, aramubaza tushaka iki Dio? Ibyo nkoreye ntibihagije? Ko naguhariye, ko nakurikanye n'umugore wawe n'umwana wanyu nasubuka na nyoko bukwe, ushaka iki kindi? Dio atari kurabizi neza ko nanjye byantunguye. Denira wibinkora. Denira ati mbabarira Dio, nakwihanganira ibindi, ariko umusore wari waramishe ko afite umwana akajya kumunyereka kimbeshya katanamuzi, sinagumana nawe. Nabibonye kuhisha byinshi, singiye kuzapfanizwa no kukumenya byararenze igaruriro. Ubu siyo tuba tubana ugira ngo ubwo sinari gusaba gatanya, ibyo binyuma mujye mubijyana ahandi. Ngo mwararyamanye ntiyakubwira ko yasamye, umwana agize imyaka narabikubwira, ibyo se bibaho? Ahubwo ndinjije kuko wanshiraga amarenga ukabyita inzozi simenye icyo ushaka kumbwira. Yaramukubye Dione yihagararaho yerekanira ko ari ntaribi, ko ibintu bimeze neza, ariko mu mutima agahinda ari kose. Yakinnye n'akana ke Tom kari kamwishimiye cyane, agiye gutagaza ko kaza bakajyana koko karabyemera kicaza mu modoka. Neyira aramubwira ati ntiwangenera umwana ngo mbyemere. Dione ati cara mwese mbajyane. Nawe tutujyane he? Dione ati washakaga ko mbanza kugera ku nzozi zanjye, nazigezeho rero ngwino tujye kurera umwana wacu. Neyira ati ubuse nizere ko ibyo uri kuvuga wanabikora? Denira se ukamushyira he? Dione yagize isoni aramubwira ati ngaho usigarana na Tom, ariko ushyireho nimero ku buryo nguhamagaye nakubona. Yamuhaye nimero yari ari gukoresha, Dione amusezeraho asezera no kuba iwabo aragenda. Agezeyo yakomeje kwinginga Denira ngo bavugane bashaka icyo gukora. Denira amwandikira amubwira ko niyongera kumutesha umutwe azamuboroka. Haciye iminsi nk'itanu akimuhamagara, Denira yaranze kumufata. Dione byaramurenze, ajya kugisha inama mushiki we n'umugabo we, ababwira ibyamubayeho byose. Baramubwiye bati niba Neyira washobora kumukunda, Denira murekubane na mama w'umwana. Yigomwe byinshi, yaciye muri byinshi kubera inda wamuteye. Ntiyabashije no kurangiza umwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye kubera kwirukanwa n'iwabo, ariko wowe warize uraminuza unabona akazi keza. Muri make yitangiye inzozi zawe, kuko yatubwira ko wamuteye inda sinzi uko byari kugenda pe, twari kukwirukana tukakumerera nabi. Icyiza kirimo ni uko washoboye kumwirera atanagusabye ubufasha. Utamwemeye yakomeza kumurera kandi ntagire ikibazo. Ni wowe wazakigira nyuma ubizi neza ko ufite umwana ariko utabereye se, kuko kuba umubyeyi gusa ntibihagije, bijyanirana no kubahiriza inshingano. Waba uri se ku izina gusa kandi ibyo nta mumaro bigira mu gihe utita ku mwana wawe. Umaze kugera kuri byinshi wituma umwana wawe ukora nk'uko wakuze atarirwa n'ababyeyi be bombi. Dione yabitekereje asubira kureba Neyira yitwaje impeta ya fiançailles. Yarayimwambitse, Neyira arabyishimira cyane, ariko amubaza niba koko ako kanya amaze kwibagirwa Denira. Yaramubwiye ati Denira arakoze kumbwira kandi atandukanye nanjye byarumvikanaga. Yego naramukundaga ariko sinamukunda kurusha mama w'umwana wanjye wanegereje ataza aho ndi, ariko nderera umwana imyaka ingahe igashira. Ubu se ko yahise agenda akansiga, iyo ahura n'ibyo wahuye nabyo byari kugenda bite? Neyira urukundo rwose mfite nzaruguha kandi sinzigera ngutenguha wowe n'umwana wawe. Neyira nawe yahise amwemerera kumubera umugore kuko n'ubusanzwe yaramutegereje, amutegerezanyije icyizere. Bidatinze bakoze ubukwe baribanira, abagize imiryango yombi barabutaha. Denira yari yakiriye kuko nawe yasanze atabasha gutandukanya abantu babyaranye, kandi hari hagira andi mahitamo ko ashoboraga kwibonera undi musore bari kubana adafite agatima gahora karehariha ku mwana no ku wundi mugore. Nubwo bwose yakundanaga na Dione, yari asanzwe afite abandi basore bamwirukaga inyuma, kandi harimo umwe yikundiraga ariko ntamwemerere ko bakundana kandi akiri kumwe na Dione. Ubu bahise bakomezanya bimufasha kwikuramo Dione vuba. Igihe cyarageze yishimira ko Dione yabanye na Neyira kandi ko urugo rwabo rwarangwaga n'amahoro. Kugeza ubu Dione na Neyira babyaye undi mwana wa kabiri, kandi byarangiye Neyira agiye muri company Dione abereye manager. Nadusoreje inkuru yacu, duhurire mu zikurikira.